uri kumva ninda nini ya murusaraza uzatinda ugaruke hano mu Rwanda agashiga izagushyigura ngewe tuzesurana pasoni uraho we ukusanya ugenda uhunahuna ibikeri ibintu bitindi gasana byose utindikira muri icyo gifu cyawe sindi umva ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe rwose ku buryo nshobora gusubizanya nawe no ta igihe cyose ndashaka kubaza jihadi ngo umutinganyi natinganye nawe natinganye na nyoko natinganye na so natinganye na mwene nyoko ikibazo ugifitanye na jihadi cyangwa ugifitanye n'ijambo umutinganyi uwatingana yatingana nawe ra muzamumbarize yuko naba naramuterese cyangwa byaragenze gute wowe wafatanya nyagufatana amaviwe wowe ungana nk'umusozi wa nyaguhunikwa mu mutiba we wowe ninde wana nuwarya imbwa yarya inzungu none nabikomesha ninge neza nuwarya imbwa yarya inzungu ku buryo nuwatemba se yatembera kuri wowe who cares yatembera kuri wowe wowe unuka nk'amaganga y'inka amaze icyumweru mu bisogororo kuba ndiko ndashaka kukwibariza kiriya cyo uri kiriya kintazi kirirwa kiza we simba nkeneye no kuvugana nawe simba shaka no gusubizanya nawe kubera donc ntabwo like ndavuga ngo iki ibaze ko nabuze inyitotu kiriya cyo kingana nk'umusozi wa nyaguhunikwa mu mutiba simba shaka no kuvugana nawe en fait igihe cyose abaraho ngewe se nzongera gushyira narabikubwiye ariko narabikubwiye sinzongera kuvugana nawe none ndagira ngo nongere mbabwire ko umuntu bita Jihadi ndetse na Yago yarabivuze ubushize atariko Jihadi ajya agira imvugo irimo kurengera kwinshi nagiye kumva numva Jihadi arimo arita DJ Flix ngo Mifu Pasha ngo DJ Mifu Pasha aha hantu ho ushobora kuba warengeye anakoramo nubwo mwibwira ibyo ngibyo ntabwo ndusha gutukana amayidiya ntabwo bindusha uretse ko nanakwihorera nuko nkwihorera kubera yuko ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe rwose ureba abantu mungana muterane nabamagambo singana nawe ahantu njya ntiwahajyaho nicara ntiwahicara imyenda nambara ntiwayambara umeze nk'idebe nk'ikintu gicuritse uhora mu makabutura tout simplement uzambara amapantaro nk'icyumweru cyose turebe yahe ko wagira ngo ni umufuka wigunira riraho ngaho stop nuzana ibintu byo kuntuka byo gushaka kuzana ibintu byinshi rambika hasi ndagutuka nta n'umunota n'umwe urashira abantu magana ngahe sasa rero mufanye mbio mumenisikia vizuri mufanye sharinga buri muntu wese ushobora muhe nimbagera muri iyi mihanda abana hangaha baraza bakirirwa bakina ku muntu bamuhagaze ku bitugu we nta soni nuko se mbihorera sinzi ko ndibuze kwisharinga sheri wanje sinzi ko ndibuze kuza kwisharinga frame kuko ntabwo ndibuze kuza gutinda ngaha ingingo z'ingenzi narabaryoheye mba nabaryoheye just to abenshi nabimya attention umuntu akabihorera nubona unavuze si we ibiganiro nkora biba biri ku karubanda iyo mvuze mvugira ku karubanda ninde wababwiye yuko ngewe nshobora gutinya umuntu kiri reka nze mbanze nkubwire ikintu kimwe kiriya cyo uri kiriya kintazi kirirwa kiza we simba nkeneye no kuvugana nawe simba shaka no gusubizanya nawe kubera donc ntabwo like ndavuga ngo iki ibaze ko nabuze inyitotu kiriya cyo kingana nk'umusozi wa nyaguhunikwa mu mutiba
siba shaka no kuvugana nawe en fait igihe cyose abaraho njyewe sinzongera gushyira narabikubwiye ariko narabikubwiye sinzongera kuvugana nawe kuko ntago en fait ntago njyewe wowe man ibaze ko njye ntashobora musubiza ako gaciro se naba nakaguhaye abakeneye aha amatike y'indege mu nyandikire mbahereze nimero zabo. Thank you so much. Uri kumva ninda nini ya murusaraza uzatinda ugaruka hano mu Rwanda agashyiga izagushyigura njyewe tuzesurana nta soni uraho we ukusanya ugenda uhunahuna ibikeri ibintu bitindigasana byose utindikira muri icyo gifu cyawe umva ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe rwose ku buryo nshobora gusubizanya nawe no njye se ndi mburamukoro nkawe timba mfite ibyo ngomba kuvuga cyangwa gukora nkagenda ariko utavuze jihad ntiwasinzira mwararembye mwararwaye sinshobora sheri sinshobora kumuvuga jewe jihad mushyira ako gaciro se naba nakamuhaye ariyumva ariko azatinda agashyiga izamushyigura ze hano mu Rwanda tuzasekurana tuzesurana nakwimye umwanya wanjye icyo ni kimwe mu bantu wirirwa ushoza ndimo wirirwa ushoza warahangayitse nzakuzengereza mpaka ugiye ikuzimu kubera yuko ntabwo ushobora impamvu rero ushobora kuba njyewe nyine njyewe ntabwo ndi ngura inzira ikindi ndashaka kubanza kubabwira ikintu kimwe kitagira icya kabiri ntabwo ndi ngura inzira muri iyi mihanda nta muntu n'uyu n'umwe ntinya ahubwo ndamwubaha so rero iyo ushatse kunzanaho ibintu byo kuzana ibintu byinshi wowe iyi mihanda yaragusize kare mundeke igihe cyose ndashaka kubaza jihadi ngo umutinganyi natinganye nawe natinganye na nyoko natinganye na so natinganye na mwene nyoko ikibazo ugifitanye na jihadi cyangwa ugifitanye n'ijambo umutinganyi uwatingana yatingana nawe ra muzamumbarize yuko naba naramuterese cyangwa byaragenze gute wowe wafatanya nkunyagufatana amavi we wowe ungana nk'umusozi wa nyaguhunikwa mu mutiba we wowe ninde nuwarya imbwa yarya inzungu noneho nanabikomesha ninge neza nuwarya imbwa yarya inzungu ku buryo nuwatemba se yatembera kuri wowe who cares yatembera kuri wowe wowe unuka nk'amaganga y'inka amaze icyumweru mu bisogororo kuba ndashaka kukwibariza mu byukuri bazanakumbariza kuko njyewe niko uziko wagira ngo ahubwo ufite depression yuko wenda ngo jihadi ngo ikibazo umutinganyi ninde watinganye nawe na nyoko na mwene nyoko na so nande jewe mumbarize ufite ikibazo gikomeye cyane njyewe ndashaka kumenyesha ikintu kimwe utanamvuze ntiwahumeka ubugira ngo wivure ubu ufite taki yanjye mu bwonko bwa njyewe mpagurutse nje kugutuka ntiwanakoramo nubwo mwibwira ibyo ngibyo ntabwo ndusha gutukana mayidiya ntabwo bindusha uretse ko nanakwihorera nuko nkwihorera kubera yuko ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe rwose jya ureba abantu mungana muterane nabo amagambo singana nawe ahantu njya ntiwahajya aho nicara ntiwahicara imyenda nambara ntiwayambara umeze nk'idebe nk'ikintu gicuritse uhora mu makabutura tusemprema uzambara amapantaro nk'icyumweru cyose turebe yahe ko wagira ngo ni umufuka w'igunira riri aho ngaho stop nuzana ibintu byo kuntuka byo gushaka kuzana ibintu byinshi rambika hasi ndagutuka ntagire ubimbaza jewe ndakubangamira of course ngomba kukubangamira kuko utamvuze ntiwahumeka
uba ugomba kumvuga ninjye kire yawe ariko rero ndashaka kukumenyesha ikintu kimwe. Stop rwose, kuko igihe cyose umuntu muba mubona sinjya mba nacecetse nakwihoreye, njyewe mvuga rimwe kabiri gatatu bwa kane mba mbona wamenyera. gerageza ushyiremo na pause. Ese ubwo abantu nta nubwo baguseka? Jihadi nshobora kuba ndyoshye. Urahuri mu bikabutura sheri, jewe ndi kugura ipantaro y'ibihumbi 50. Urahuri mu bikabutura na gutoragura muri abo bazungu bebe, ntabwo ushoboye kugura ikintu na kimwe. So uraho ngo jihadi wowe n'amagambo nkoresha ntiwayabona, kuko nibyo mvuga nicara isaha yose ndi kuvuga, isaha yose irenga. Ariko aho muri Amerika no mu bindi bihugu mabaho nta kazi mugira ra. Ngo niki kimpiga? Gahigwe na Nyamusi nawe. Gahigwe na Nyamusi. Hano umuntu aba yaboroheye. Jihadi muzumve nta jindi jambo na rimwe agira mu kanwa ke. Jihadi ngo wumutinganye, jihadi ndashaka kukubaza. Ndatinganye na so. Na nyoko, mwene nyoko nawe nande. Ku buryo biba bikura abanyarwanda mwebwe muri umuntu ye rimwe kabiri je baba nkuvuze rimwe kabiri gatatu wanamenye. Nimba ndi ndaya se simaze nahuriye na nyoko kwiseta. Nahuriye na nyoko kwisetara ku buryo yaba yarakumesheninze ko ndi ndaya. Reka tubyemere ko ndiyo. Nyoko ni iki? Jewe niya mu muntu rimwe kabiri gatatu. Irimwe kabiri gatatu. Ubwa kane mbona wanamenyera. Njyewe nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kuntuka ngo bintere ikibazo. Ariko ndibaza muricara noneho mugashaka guhimba. Njyewe ninde ntinya hano mu Rwanda ku buryo natinya kumuvuga mu izina hari ibintu yaba yakoze cyangwa atakoze. Murashaka guhimbira abantu tout simplement. Mvugira ku karubanda nta bintu byibanga ngirana n'abantu byihariye, njyewe mvugira hanze nk'induru. Uri kumva abantu rero umuntu araho yashyushye ubwonko ntaribi. Njyewe ni byiza cyane kuko mbashaka no kugira ngo mbakubitaga content mubone n'ibyo muvuga munabeho ntaribi. Njye mbashaka no kubakubita iyo content kuko mwebwe mwabuze content. Kese siko nshobora kwicara rimwe kabiri gatatu mvuga kiriya kintazi kingana nk'umusozi wa Nyagihunika. Ntabwo bishoboka rwose. Ibaze ko ntanagushyira mu ijwi rya mu kanwa kanjye. Wumva agaciro ufite. Wumva agaciro wowe ufite agaciro nka ka Bajiya i Nyarugenge. Umuntu aba yarabihoreye. None se bwira yuko jewe uko mba nanze kuvuga nuko mba nakwihoreye. Jihadi ariko ngo jihadi ngo bagufunge iwanyu mugira gereza, mugira kasho. Gafungirwa mu Rwabayanga, muragafungirwa mu Ruzi, muragafungirwa muri Nyabarongo, murakagwa ku gasi doraho rigeze. Nyagusaba imbwa amagufa we, nyagusaba imbwa amazi we, nyagusabisha tumva nagukubita igitutsi nuko naba nkomerekeje nyoko. Niko nyagusaba imbwa amazi we. Naje kugusaba nimba naragusabye uzanyimesha. Uyu nawe njyewe ntago noroshye muri iyi mihanda, niyo mpamvu nicaye hano. Abantu boroshye se mugira ngo niba bacecetse? Je ntago noroshye. Kuko sindagafuka ivugwa rimwe. Oya. Icyo cyo nimuzagire ngo jewe se ndi umutagatifu ya rwose. Ni icyo ntuzagishidikanye, ntago bishoboka. Niyo mpamvu kamenyero yenze nyine. Ntakagira uza kumenyera no kunyurira. Ntihakagira uza kuntondagira. Kwesha zaguha ibyawe. Wibwira se giye yuko kuretse ko umuntu bana mwihoreye jewe sinzi kuvuga. Mbasubiriyemo ubugira kenshi.
nuzajya wumva uvuze ukabona sink'usubije jya umenya agaciro kawe 5 4 3 2 kandi no ibaze umuntu araza njyewe mubonera no mu mihanda jihadi we inde wicwa n'agahinda kicwa na mugika kicwa na nkunga itagira amahembe gahambirwa ntasoni mwebwe muricara ukumva yuko umuntu njyewe ninde bababwiye yuko abantu bamwiri kuvuga niko nakoze ikiganiro sinigeze mvuga ku muntu numwe kuko sinaniwe kuvuga izina ry'umuntu kuko yose ndayazi muraho ngo yavuze kanaka kavugisha induru ibirenge ngo yavuze kanaka kavugisha ihene ngo yavuze kanaka kavugirwemo na Nyabingi ubu rero zahinduye imirishyo ndabibabwiye ngo zahinduye imirishyo hari igihe muzajya mwicara mukamenyera umuntu mukagira ngo mwebwe ntagazi kugira azakurageje njyewe nababwiye ngo zahinduye imirishyo umuntu akicara ngo wavuze kanaka ninde ntinyase ku buryo nshobora kwicara nkicara yuko ntamuvuga wowe uraho fata n'umwanya utekere jihad uraho wabuze epfo na ruguru utari kwereka mbyuke mvuge jihad utanamvuze n'ubundi ntago waba uhumeka yes mvuga yes mvuga kuko ngiye nkunda bamvuga ariko hari igihe mba mbona uri bugukabya ariko ndi taki ubu ufite taki nijye ukuvura abandi se barama mama se banyi nabo ntibabafite ego sheri uzajye wirira we n'urubyaro rwawe umuntu uzantuka ntimukandirire umuntu uzicara akantuka muri iyi mihanda ntimukicare ngo mundirire muke mwirira mwebwe n'urubyaro rwanyu iyo mbonye ndibuze kugusubiza ndagusubiza iyo mbonye ntari bugusubize ndakwihorera kandi iyo nanagusubije barakomeza paka jugujugu jihadi ayi hari igihe umuntu aba yihoreye abantu ni ukuri kw'Imana ukicara ngo jugujugu wazaje mu Rwanda sukareba ibyo ukuntu turebana neza kandi njyewe nabibibwiriye hano Gashyiga izatinda tuzarebana umva nidushaka tuzaruhukire mu rw'ikirenga kabisa kuko hari igihe umuntu aba akabije akagira ngo umuntu ntagazi aho inzego ziba cyangwa n'ibiki kabone n'izindi zitaba zikora n'izindi zaba zikora nuko ntazi se wowe jya undeba nuko jya ureba jya wifata ufate ifoto yawe ufate n'iyanjye urebe undebe wirebe utanamvuze ntiwahumeka hanyuma rero ikintu nshaka kubanza kubabwira hano mwa bantu b'Imana njyewe mvugira hanze nk'induru Nelson we sanga nyoko sheri akonse ntukaze kumbogeraho ayi urumva
njyewe nakwihoreye ikintu cya mbere nshaka kubabwira nta muntu mwese amazina muba mukoresha ndayazi ntagananira kuba nayakoresha nta numwe rwose kuko nta muntu ushobora gutinya kuvuga ikintu cye cyabana mutse cyabaye kuza guhuza je ntimukamuze n'utuntu tw'utwana ndi kutuboroka sheri ndi kutuboroka ubwo babwiki niko ubwo babwiye nta muntu numwe ntinya icyo mucyumve ahubwo ndamwubaha ariko iyo byamaze kurenga karimbi ni ukuvuga ngo njyewe mpfa gufungura umunwa wanjye umuntu ashobora no gukora ibiganiro 100 avuga kuri jihad yes ayi ubwo rero ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe ibi abantu bari gukomeza guhuza amajwi yanjye n'amafoto y'abantu nta hantu bihuriye ibyo ndibaza mumaze kubyumva ahubwo muraza kuza kugira umuntu uri buze kunzanaho ibintu byasinzuswe niwe turi buze kurebana muri iyi mihanda ndahaguruka nze ngutuke unzanaho ibintu by'ibibazo ibiganiro nkora ndibaza kumva ngo nguyu niwe yarashatse kuvuga ubwo se bibwira yuko uwo yarananiye kumuvuga ntabwo yarananiye sheri ntabwo yarananiye frame ntabwo uwo yarananiye rwose ku buryo yananira kumuvuga ngo yarashatse kuvuga uyu ngo uyu niwe yarashatse kuvuga oya bebe ntabwo naniwe kumenya amazina yabo ku buryo ntaza ngo mvuge ibaze ngo uyu mushobora kuza kubishidukiramo mugasanga ahubwo ndaba ingabo y'ingore iragushora ntigukura sheri ingabo y'ingore iragushora ntigukura ayi nabibasubiriye ingabo y'ingore iragushora ntigukura ngaha aho nicaye ngo jihadi sheri agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru umuntu ashima ko yariye umusaza ari uko arutse imvi wallahi shahidi rabbi hari igihe muri buze kunyerera bayoya mupo kiriya kiganiro ntawe kitakoma sheri kubera yuko ntago ari ikintu nuko wagikoze ari uwino ntago ari ikintu sheri ndabazanira show zo muri Isirayeli no muri no mu gashyamba k'Igetsemani ntimubimenye sheri ntago mwahamenya kuko ntago murabaho kuko nanjye nakoze show za hariya sizi Nyarugenge mwizihuza n'abantu b'Inyarugenge siri tupe mwijya kumuza n'utuntu tw'utwana no stop muri kuzana abantu mubabeshyera none se batuyeyo ryari cyangwa bakoreyeyo ryari sheri jewe mwumve show thank you so much Shilaki urumva jihadi ngo nzaza unyihera ikishu jewe ngomba guha show abanyarwanda nta muntu ufitanye ibibazo nawe muri iyi mihanda never ntawe nta nuwo nkeneye uzabishaka azabizane tuzabijyamo njyewe ndi kuri iyi mihanda ndi gushaka amafaranga nta muntu numwe nitayeho so niyitayeho njyewe ubwanjye muranyumva
so nta muntu numwe rwose icyababwira umutima wanjye nta muntu numwe n'uyu numwe. I'm here to make money my darling. Guzana ngo jihadi ibaze nko kumva ngo umuntu ngo uravuze ngo jihadi ni umutinganyi. Ibyo si bifata nk'ikibazo ahubwo mfata ikibazo kuri wowe. Iyo mbikoze uraryoherwa cyangwa birakubabaza kubera ko ntabikorana nawe. Who cares? Alors moment ndarushye kumva ngo jihadi so. Ese ubundi mbaze ibyo bintu mbikora njye nyine cyangwa bikorana n'igikuta? Cyangwa sheri ufite ishyari yuko ntakureba? Sinshobora kukureba umeze nk'igisogororo. Wese undi tisogoro. Urasa nk'icyaha. Ibaze aha sheri n'uwarya imbwa yarya inzungu reba ariko. Umeze nk'idegede ryeze ku musozi mubi. Jihadi rero ni umutinganyi nyoro nyoro nyoro. Nkareba nkavuga ariwo reka ndebe naba narahuye na se nyina mwene nyina we naba sheri ntuze wongere ufitanye ikibazo nanjye kivuge tukimenye. Naho kumva ngo umuntu ngo niki ntabwo nzi ko muryama mu buriri. Je suis désolé ku buryo nshobora kuza gushinja umuntu ko aryama ntanaryamanye nawe, ariko umunsi naryamanye namwe n'umuntu numwe azaza abandikira ababwira ati jihadi twaryamanye, ubwo nawe cyangwa ajya hari abibabwira, ubwo nawe nyine azaba naho se ibyo hari ibintu bidashobora kunku. Ubuzima ni buto sheri, ubuzima ni buto. Samwe mubikora mutera ko numva sex orientation yanjye yabasajije umutwe. Ngo jihadi alors stop. Sinaryamanye nawe kuko man ibaze ko niyo byaba ari wowe wa mbere, ari wowe wenyine usigaye ku isi ku buryo nyine bitabaye byakwanga nakwita mu nyanja cyangwa nkajya kwa makuza nkimanura. Ibaze ariko ako kantu wireba ukuntu usa sheri. Wireba ukuntu usa, wireba ukuntu ngana. Nigeze kukubwira ngo fata ifoto yawe uyihuze n'iyanjye batora abanyarwanda, uhagaze nanjye mpagaze. Ego yes. Ntuze wongere. Okay. Jihadi imyenda wambara umunsi wa mbere yakwi. Yes. Sheri ujye ureba n'imyenda nambara, ahubwo ninzajya nambara nawe jya uvuga uti nambare. Utagiye mu bazungu ngo urebe iyo bataye ngo utore. Shushu. Rimwe uzambara ipantaro nka 1 week yose tukurebe turebe imiterere. Uteye nabura urakagwa kugasura kagwishama aho rigeze. Ariko gira ngo wagize ishyari yuko wenda nta muntu kureba cyangwa jihadi ntashobora kubikubaza. Numbabarire mumbwire kandi muzacunge abantu bicara bagatuka abantu ngo nabatinganye nibo babaribo, ahubwo mujye mwiyakira. Nibo babaribo mujye mwiyakira. Muzacunge umuntu wicara akavuga ngo runaka n'umutinganye ugasanga yabigize nka kire ukagira ngo ni Prastamor. Wallahi muzajye mubacunga babaribo iyakire ukuri. Abanyarwanda bazakwakira ujye ureka gufata ibintu ukora ngo ubyiyitirire abandi. Abantu muzamubaba bisaza uriwe wanze kwiyakira. Iyakire va mu kiseke kwina wiyakire. Umunyarwanda azakugiraho ikihe kibazo kandi uraho nyine tu nta ubundi umunyarwanda utakugabura utagize gute abakubazi. Sheri uko biri kose wenda bazafata ifoto yawe bafate n'iyanjye bakompare abanyarwanda batore. Ninde wambaye neza, ninde mwiza uponyanya
sha reka nkubwire Sharon my love, Sharon mwiza, how are you? Ego sheri ntabwo ujya umbona. None se nimba ndi umutinganyi reka nkwibarize wowe siko biza. Reba ukuntu uhagaze byonyine. Umeze nk'agasamunyiga. Reka nkubwire rero basho. Rero hariho umuntu ushobora kubwira ngo ushobora no kuntuka nkavuga nti wawe.